Inshuti bakunzi ba Bright Sacco TV mbanje kubasuhuza. Ikaze mu kiganiro Bright Doctor aho twungurana ubumenyi butandukanye ku buzima bwa muntu. Kimwe mu bikorwa umuntu akora buri munsi ndetse kuri bamwe kikisubiramo inshuro irenze imwe ku munsi ni ukurya. Twese turasonza, twese dukenera kurya, ariko se bigenda bite ngo twumve dushonje? Bigenda bite ngo uraruriye unahaze rwose ubundi buryama amasaha make we burakeye, ubyuke wayura wumva ushonje nkaho rwose ibyo warayakoreye ku meza byari imikino? Umubiri wacu ukoresha ute ibyo tuwuha byose ku buryo utajya urekeraho kudusaba ko twawuha ibindi? Kugira ngo dusobanukirwe neza izi ngingo zose turifashisha ubushakashatsi butandukanye dusanga kuri murandasi, ariko cyane cyane ngo dusanga ku rubuga Osmosis. Umutwe wabwo ugira uti gusonza no guhaga. Njye wumva ndi Biramahire Ibera mbahaye ikaze. Gusonza no guhaga si ibintu biza kubw'impanuka, ni ibikorwa bya kamere bigengwa n'umubiri bigamije kudufasha kubaho, kubona ingufu no kugumana ubuzima buzira umuze. Umubiri wacu uhora mu itumanaho rihoraho hagati y'ubwonko, igifu ndetse n'imisemburo cyangwa se hormone, kugira ngo umenye igihe cyo kurya n'igihe cyo guhagarika kurya. Niba ari ibyo se bigenda bite ngo twumve dushonje? Kimwe mu bimenyetso bituma tuvuga ngo ahari ubanza twashonje ni ugucika intege. Iyo hashize igihe tutariye, isukari mu maraso yacu iragabanuka, ibyari mu gifu byo biba byashizemo, imbaraga umubiri warabitse nazo zigatangira kugabanuka. Ibi byose byohereza ubutumwa ku bwonko buvuga ngo umubiri ukeneye kurya. Si ibi gusa ariko, kuko igifu cyacu nacyo gitangira kurekura umusemburo witwa ghrelin, uzwi nk'umusemburo w'inzara. Iyi ghrelin iyongera mbere yo kurya. Kwiyongera kwayo bikohereza ubutumwa ku bwonko buvuga ko igihe cyo kurya cyageze. Iyi niyo mpamvu akenshi twumva inzara mu masaha tumenyereyemo kuriramo, kubera ko ahagana muri aya masaha aribwo waramenyereje igifu cyawe kwakira ibyo umajije kurya. Ubutumwa buturutse ku gifu butwaye n'umusemburo wa ghrelin buragenda bukajya ku gice cy'ubwonko cyitwa hypothalamus. Iki ni igice cy'ubwonko gifite akamaro kanini, harimo no kutumenyesha ko dushonje. Nyuma yo kwakira ubutumwa buvuye ku gifu buzanwe n'umusemburo wa ghrelin, hypothalamus igenzura uko isukari mu maraso iri kungana, bityo igasesengura imbaraga umubiri ufite. Iyo ibi byose byerekanye ko imbaraga z'umubiri zabaye nkeya, hypothalamus noneho ituma twumva inzara, tukirukira gushaka icyo kurya. Reka noneho turebe uko bigenda kugira ngo twumve duhaze. Igisobanuro cyiza cyo guhaga ni uko umubiri wacu ukoresha buno buryo kugira ngo tubwire ko ikibazo cy'inzara twari dufite cyakemutse. Mbese ni uburyo umubiri wacu wifashisha kugira ngo tubwire ko ikibazo cy'inzara twari dufite cyakemutse, bityo ko bitakiri ngombwa ko dukomeza kurya cyangwa se guhangayikira ibyo kurya. Ibyiyumviro byo guhaga n'ubundi bituruka ku gifu. Iyo dutangiye kurya, igifu cyacu kirahaguka. Ibi ni byohereza amakuru ku bwonko ko ibyo byinjiye mu mubiri. Nuko nubwo tujya turekeraho kurya, ariko byibuze tukumva ko inzara itangiye kugabanuka. Nyuma yo kuva mu gifu, ibiryo bikomeza bigana mu mara. Nyuma yo kuhagera, amara atangira kurekura imisemburo itandukanye. Muri iyi harimo utuma igifu kigabanya umuvuduko, bityo ibyagisohokagamo bikagenda ku muvuduko mukeya. Harimo kandi umusemburo ifasha kumva duhaze bitewe n'ikigero cy'isukari mu maraso. Hazamo kandi n'umusemburo utuma ubushake bwo gukomeza kurya bugabanuka. Ni ukuvuga ko iyi misemburo ibwira ubwonko iti ibiryo birahagije. Uretse iyi misemburo ariko iba mu mara, ububiko bw'ibinure bwacu bwo mu mubiri nabwo burekura undi musemburo witwa leptine. Uko uyu musemburo wiyongera mu maraso, niko ubwira ubwonko ko ingufu ziri mu bubiko bw'umubiri nazo zihagije, bityo ko bitakiri ngombwa gukomeza kurya. Ibi nabyo bigatuma ubushake bwo kurya bugabanuka, ahubwo tukarushaho kumva duhaze. Nubwo ibi bishobora kumvikana nk'ibifata umwanya muto, ubushakashatsi buvuga ko bifata iminota hagati ya 15 na 20 kugira ngo ubutumwa bugere ku bwonko. Iyi ikaba ari nayo mpamvu tugirwa inama yo kurya buhoro buhoro kugira ngo ibyiyumviro by'uko duhaze bizira igihe. Mu gihe kurya vuba byo bishobora gutuma dukomeza kumva dushonje nubwo rwose twaba twahaze. Ibi ngibi bigaterwa n'uko nta gihe tuba turi gushyiramo cyo kugira ngo umubiri wacu wakire amakuru ava ku bwonko y'uko ibyo twamajije kurya bihagije. Muri make, kumva dushonje bidora kugabanuka kw'imbaraga mu mubiri no ku misemburo nka ghrelin bari kurwana n'igifu.
naho kumva duhaze byo biterwa no kwagwa kw'igifu, imisemburo yo mu mara ndetse n'umusemburo leptine uri n'ububiko bw'ibinure mu mubiri wacu. Ubwonko bwo nibwo bwakira kandi bukanahuza ayo makuru yose. Nshuti bakunzi ba Bright Circle TV, munyemerere dusoreze aha ngaha agace k'uyu munsi k'ikiganiro cyacu Bright Doctor, tuganiriye ku nkomoko yo kumva dushonje cyangwa duhaze. Mbashimiye ko twabanye, naho ubutaha mu bindi biganiro byacu.